Yes, reka twongere tubasuhuze tubakunzi bacu mu dukurikira hirya no hino hagiye hatandukanye, twizere ko mumeze neza cyane, mukomeje kuyoherwa n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho tukanabategurira kabisa. Turi kwa mbere w'icyumweru wa tariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2024, twizere ko mumeze neza cyane. Kama kawaida tugiye kwinjira muri ekipe ya Afrika bagaragaza ubukaka n'ubushongore bw'iyo ekipe. Hanyuma derby kera kabaye tariki 7 z'ukwezi kwa 10, derby yamaze kwemerwa kabisa, nibwo izaterwa. Ese niki cyatumye APR iva kwizima, byose turabibafitiye ahangaha. Ese nyuma yuko Rayon Sport itsinda muri weekend umwuka uhari, Perezida Tadeo yatangaje amagambo akomeye atandukanye, muraza kugira muri ikiganiro kabisa byose uko byakabaye ndabikuzaniye kugira ngo byumve. We banze kwakoze subscribe niko kabisa nga kugira ngo tugiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ahantu no tubagezaho championnat y'u Rwanda live rwose live ni derby tuzayibereka. Ubwo se udakoze sub ahangaha byazagenda gute? Koraho terekaho kantu kaga sub kabisa, terekaho sub ibintu bigende neza cyane. Hanyuma yumaze gukora sub ukora like ugasharinga ukaduha n'igitekerezo, ibyo byose. Hanyuma rero reka duhere hehe, ntanubwo turaza gutinda kuri uyu wa mbere. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsinda ejo, mwabyumvise ko analyse zari nyinshi, mwumvishe ibitangazamakuru byinshi, cyangwa se mwumvise benshi babahereza analyse zitandukanye kuri ekipe ya Rayon Sport. Intsinzi 7, nta gitego yinjije, ibitego 12 muri izo ntsinzi 7, nta gitego yinjijwe. Ejo nari narembabwiye ngo Rayon Sport uyu munsi performance ifite ni performance renze ubutaka bw'u Rwanda. Rayon Sport performance ifite ni performance yo ku rwego rwa Afrika, cyane cyane muri aka gace turimo ka EAC ka East Africa. Ntabwo ikiri performance yo kureberwa gusa ahangaha mu Rwanda kuri aya makipe. Iyi performance uburyo iri kwitwara ugeranije n'andi makipe yo mu Rwanda, nubwo bisa naho tukiri mu ari so turacyari mu ntangiriro za championnat. Oya, fazare yenda kurangira, tugeze ku munsi wa 10. Uko bisa kose iyo bigeze anga muri bibiri championnat yose, amazi abatangiye kwicangura n'amavuta, amavuta ukwayo amazi ukwayo, tuba twatangiye kubona ikipe ikomeye mu yandi magambo. Rayon Sport nayo rero niko bimeze uyu munsi. Bitangazamakuru byo muri Afrika bikomeye cyane cyane muri aka karere duherereyemo byatangiye gufata Rayon Sport nk'ikipe ikomeye iri current form, ndetse abakinnyi ba Rayon Sport witwa Richard Emmanuel yaje muri ekipe nziza ya Afrika muri iyi weekend. Team rwose yarayirimo ameze neza cyane, bamuteretsemo. Uwitwa Foringanye niwe utaratangira kubona umwanya muri iyi ekipe, ariko nawe ntekereza ko ari vuba, kuko uyu munsi yamaze kuba muri ba top scorer ba Rwanda Premier League, afite ibitego 4, ararushwa n'uwitwa Yves kimwe w'ikipe ya Rutsiro, kandi nawe urumva ko kumuhitaho ni swara la muda, ni matter of time. Uyu Yves n'umurundi ukinira ikipe ya Rutsiro, ejo yabashije kwinjiza hat-trick ayitsinda Mukura, niwe yatumye uyu munsi abari uri mu bayoboye aba top scorer bo muri iyi championnat. Rayon Sport rero batangiye kuyandikaho amatitre akomeye agiye atandukanye. Aya matitre impungenge zimwe yanteye nizuko aya matitre bari gutereka kuri Rayon Sport baraza gutuma aba scout bongera gukanguka. Rwose baratuma aba scout bongera gukanguka, bongera bibuke ko Rayon Sport ari ikipe ifite abakinnyi, cyangwa se ari ikipe itagira abakinnyi babi. Usange ku musozo wa sezo badutwayemo nka 3 cyangwa badutwayemo nka 4. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabonye batangiye kumbwira ngo nyabuneka mudusabire ubuyobozi ngo bwongerere Foringanye amasezerano ngo y'imyaka 2 byibura hakiri kare, kuko uyu mutaramu ninge muntu wabivuze bwa mbere, ndavuga ati uko mubona kina performance ye ntabwo ashobora kudatera sezo ebyiri
ahangaha mu Rwanda, ashobora kudatera sezo ebyiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Bamwita Foringanye. Ibi bitangazamakuru biba byandika gutya, iyo bigiye byandika amastora agiye atandukanye avuga kuri ekipe runaka, icyo bikora niki, bikangura aba agent, bikangura aba scout, bakamanuka bakaza kureba iyo kipe, ku buryo Rayon Sport izajya gukina ku mateleviziyo. Hari benshi bakurikiye muri stade bicaye barimo, ntimuzatungurwe no kuba mu minsi izaza twakumva aba scout batandukanye bavuye muri Tanzania na hehandi. Murabizi ko igihe Kiyovu yari ikomeye, abantu bavuye muri Simba baje kureba Bigirimana Bedi icyarimwe ndetse na Nshimirimana Ismael Pichu, ariko berekarangira deal yabo itagenze neza nkuko babyifuzaga, bikarangira ikolapsinze. Ariko impamvu bari bamanutse nuko iyo kipe yandikwaga mu bitangazamakuru. Ubwo rero Rayon Sport dukeneye amafaranga arenze kugira ngo tuzabe sure, tuzabe siriko tugiye gukipinga aba bakinnyi bacu, tuzabe siriko tugiye kubakipinga ku makipe akomeye azaba bifuza. Uyu munsi perezida wa Rayon Sport yitwa Tadeo yamaze gutangaza, we yatangaje. Ntabwo icyo nkundira abataramu wazee wa baraza, ntabwo bagira ibintu byo kwiraza Nyanza, ntabwo bagira ibintu by'ubwoba bwo gutangaza, ntabwo ewan. Tadeo yatangaje ngo igikombe twamaze kukigeraho kabisa, atera ubwoba bakeba. Tadeo Twagirayezu uheruka guterwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko batangiye gutegura amarushanwa mpuzamahanga. Ubwo nituvuga mpuzamahanga kandi mwumve CAF Champions League, mwumve CAF Confederation. Kuri iki cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo nibwo umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sport Twagirayezu Tade yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport yamaze gutegura ibyo mu gihugu byo yamaze kubitegura kera, kuko igikombe bamaze kugitwara. Yagize ati, turi ku gikombe, ntidushaka kurekura. Ngewe ubwanjye uyu munsi nabo turi kumwe, ntabwo turi kureba igikombe, ahubwo twamaze kukigeraho. Twagiye mu marushanwa nyafrika, turashaka kuzamura Rayon Sport. Ibi nabivuze kwikubitiro, navuze ko abaga intumbero yabo bagarutse atari hano mu Rwanda gusa, baragera ku mugabane wa Afrika. Uwo ni Tadeo. Ibi uyu muyobozi yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu muri Cafe Sport, agaruka kuri byinshi ndetse n'ibyo bateganyiriza ikipe ya Rayon Sport abareyo abereye umuyobozi. Ejo nkora ikiganiro na barari, iki kiganiro yari afite kuri RBA muri Cafe Sport, we na Dr Emile Rwagacondo bari yo ku isaha y'isa 7 bagenda bavuga imishinga y'ikipe ya Rayon Sport. Kugeza ubu ikipe ya Rayon Sport niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona uyu mwaka n'amanota 23. Kuva aba bagabo bari mu bavuye mo uyu muyobozi, kuva aba bagabo ari nyine aba bagabo bavuye mu uyu muyobozi, kuva bafata ikipe ya Rayon Sport ntabwo ikipe iratakaza amanota 3 rwose, niba arayatakaza nta nubwo irinjizwa n'igitego mu izamu ryayo. Aya magambo Tadeo wavuga ko kuyavuga ntacyo bitwaye, ntiyababeshye cyangwa se ntiyabayibeshye, bitewe n'imibare Rayon Sport ifite ku ngoma yaba bagabo. Ariko nanone birasanzwe ko ikipe yitwara neza muri ubu buryo bikarangira idatwaye igikombe wenda, kuko twavuga ko wenda hakiri kare. Reka icyo nicyo cyonyine twavuga, tuba wenda haracyari kare, hari iminsi izaza. Ariko gikimbwira ko kuri Rayon Sport hatakiri kare nuko twatangiye nabi, twatangiye tumeze nabi, turi mu kirere kibi, turi mu mwuka mubi, tutemeza, twibazanga amatora ni ryari. Nyine twari dufite ibibazo byinshi, of course twari dufite ibibazo byinshi, many questions tudafitiye ibisubizo. Ariko uyu munsi wa none ibintu biri ku murongo.
iyo ugiye kureba rero ku rundi ruhande icyo dusabwa twebwe niki ni ugutoragura buri nota, kuramasa buri nota, nta na rimwe dusize. Barategera abakinnyi prime ya buri mukino y'amafaranga menshi, kandi baravuga ngo ibyo turabikora nibimara kuba twe tuzasigara tureba ikizavamo. Icyo tuzacungana nacyo ni ukudatakaza match. Abo ni abayobozi bashya b'ikipe ya Rayon Sport. Uwitwa Tade rwose ejo we yaratangaje aravuga ati ngewe ntabwo njya kure, nta nubwo nca kurande, nta nubwo ningi ndimi champion twamaze kuyitwara. Ubu icyo turiho ni ukureba uburyo turubaka ikipe ya Rayon Sport izasohoka, izasohoka ihigararira u Rwanda mu mikino nyafurika, ikaba ari ikipe iryana, ikaba ari ikipe ikomeye, kandi koko nanjye ndabashyigikiye. Iyi Rayon Sport turi kubona yamaze kurenga urwego rw'ishampiyona y'u Rwanda, yamaze kugera ku rundi rwego, irabaga. Rayon Sport irabaga, irakegeta ihereye mu mizi, irakegeta. Yo bayita Rayon, kipe twaye tuvuga twavuga ngo ikipe itarahuye nayo hakiri kare ngikureho amanota ikizahaye. Muri APR reka mbabwire yari kugira amahirwe, match kanayorohera cyane yo dukina umukino aba bagabo bataraza, ababaze wa baraza bataraza, uretse ko bitari gukunda kuko kuri match ya kabiri Fidel yari yagiye. Nubundi iyi match yikinwa yari gutegurwa n'abawaze wa baraza, nibo bari kuyitegura. Ubwo rero amakuru ahari nuko bimeze, nuko biteye. Ekipe imyiteguro iraza gukomeza. Hanyuma derby yamaze kwemezwa ko bidasubirwaho tariki 7 z'ukwezi kwa 12. Iyi tariki twayibabwiye twayibabwiye ku ikubitiro. Iyi tariki twayibabwiye ku ikubitiro, twababwiye ko ariho derby zakinwa. Ariko iyi tariki APR yakomeje kuyirwanya, ikomeza kuyanga cyane ko ngifite ikibazo cy'abakinnyi bayo babiri, witwa ni Dauda ninde, ni Dauda hagati, niba ari Dauda urwaye, ndumva ari Dauda hari uri kujya mu kibuga ngakabona ibintu by'ibinyamaswa, akabona ibintu ngo biteye ubwo bakarwara agahita ajya mu bitaro. Ngo bari gutagatinga ko uyu Dauda abanza agakira akagaruka. Hanyuma ngo witwa Ruboneka Jean Bosco nawe ngo muri iyi minsi ntabwo ameze neza, ngafite akantu k'agafatige, afite akantu k'akananiro, ku buryo ngari kwifuza ko ekipe yamukoresha gake, yakina imikino mike, cyangwa se n'uburyo ari kwenterivena mu myitozo. Mu by'ukuri ngo biragaragara ko urwego rwe dusa n'urwasubiye inyuma. Ngo bari gutagetinga ko rero aba bataramu babiri baba baruhutse, ngo ndetse banakize bamwe bakabanza bagakina match, rumva, babanza bagakina match imwe cyangwa ebyiri, bakagarura fitness mu maguru yabo, APR ikabona gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ministeri y'ubwayo yicaye iravuga ngo oya, ntabwo shampiyona ikinwa bitewe nuko current form y'ikipe runaka imeze neza. Bivuga ngo igihe itameze neza ngo match ntizakina. Uyu munsi kuwa gatatu byamaze kwemezwa ko APR irakina ikirarane cyayo cya kabiri, izakina n'ikipe ya Bugesera. Numva ko icyo kirarane nikiva mu nzira, ikizaba gikurikiyeho ni iki kipe ya Rayon Sport, kuko uyu munsi Rayon Sport we yaremeye ica bugufi, irabyemera, kuko Rayon Sport ikirarane cyayo cya mbere cyari APR, ariko Rayon Sport we yaremeye ikina na Etincelle. Urumva, ikina na Etincelle ikirarane cyayo cya Etincelle, ubwo twari gukina nayo nyuma ya APR. Ni mu byumva se, kuko ikirarane cya Etincelle cyaje nyuma y'ikirarane cya APR. Ariko Rayon Sport twe turavuga ngo match ni match, ni muyizane tuyikine, noneho n'igihe APR izabonekera nayo tuzayikina. Ariko APR irashaka
gukurikiranya ibirarane byayo uko ibyumva uko ibitekereza. Ferwafa nayo ikavuga ngo oya, nyuma yo kuyirasa amabumu menshi agiye atandukanye, bakoze ubugororangingo, bakora isesengura, baravuga ngo iyi shampiyona ntago yaza ari shampiyona igihe ikipe ikina, bitewe nuko nese igihe ikipe izaba yavunikishije abakinnyi, imikino yayo yose izagirwa ibirarane. Uyu munsi wa none Manchester City yange gukina ngo nuko idafite Rodri, ngo nuko idafite ngo Kevin De Bruyne, ngo nuko idafite abakinnyi nka Ruben Diaz, iri kwemera igakinwa igakubitwa na Tottenham Hotspur bine. Nyine ni rwo rwego. Ku cyumweru iraza kuba ifite Liverpool, ni shampiyona, ni shkudo, ni kipanze. None kandi twari twakandagiye amakuru ya tariki 7 twari tuhizeye ko Rayon Sport mu myiteguro yari ifite uyu munsi, yari imyiteguro ya tariki 7. Icyari cyatumwamwanyije twicaye twibaza uko bigenda, twibaza inkubi kubise derby kongera ikimurwa ikajyanwa inyuma. Kwari ukibaza ngo ni iki kibaye gitumye derby yongera kwimurwa igakurwa kwayo matariki. Ubwo icyo bari kwitwaza no kuvuga ngo ngisanga ayo matariki ngo hari official statement ngo yigeze iza. Official statement si ngombwa ko twe tuyihabwa, amakipe yayifite, amakipe yarayifite. APR yari ifite official statement, Rayon Sport yari ifite official statement. Nababwiye ko imyiteguro yakoraga yose yayikoreraga derby, prime yamaze gutegurwa. Urumva, imyiteguro yose yakorwaga muri equipe ya Rayon Sport yari imyiteguro ya derby. Prime zarateguwe, abakinnyi bazakorera rokare, wenda tuzagira umwanya uhagije wo kubiganiraho, harateguwe. Urumva, ariko match bagize gutya, barashaka kuyimwamwanya, barashaka kuyitera ipine ngo bayijyane kure cyane. Hari amakuru yari yaje rwose avuga ko iyi match bashobora kuyishyira umwaka utaha mu mezi yo hagati rwose nko mu kwa gatatu. Ariko Rwanda Premier League yabonye ko ibintu biraza guteza skandali, iricara ishyiraho amatariki mashya yemeza ya tariki twari twababwiye, tariki 7 z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero Rayon Sport irakomeza kwitegura iyo tariki. Ibintu irategura ni ibiki? Harimo ya bisi ikomeje kwitabwaho rwose, nta nigindutse muri iki cyumweru tuzagira umwanya wo kuyisura. Turakina iriya weekend, turakina na Vizio. Urumva, ni match izaba yoroshye tuzaba dufite iyo weekend. Meme case APR izaba ifite AS Kigali, ndumva hagati mu cyumweru. Ubwo ishobora kuzakinamo ikindi kirarane cyayo gisigaye muri weekend, igatera na Rayon Sport. Iyo weekend ikurikira niyo weekend bashyizemo match ya derby. Ubundi ni ikintu ive mu nzira rwose, ni ikintu ive mu nzira. Ibyo kuba equipe imwe itameze neza ngindi imeze neza, shampiyona ntabwo ari ikipe imwe, ni amakipe yose. Ubwo rero kuri derby nguko biteye, mu gihe nta zindi mpinduka zari zaza zitunguranye, kuko nabwo zishobora kuza. Uyu munsi APR ubuyobozi bwayo nabwo bwahagurutse, buri kureba ikibazo bafite kukivuguta, kuko bakomeje gusunika derby, babona ntigenda, babona biranze. Rwanda Premier League bereka ko bidashoboka. Ubu batangiye kwitegura kwikubitiro, bagaruye witwa Ishimirimana Ismail Pichu. Uyu nguyu bari baramaze gutandukana nawe kubera ingaruka z'iki z'abapampe. Abapampe nta keza kabo, baraza bakakwereka ko umukinnyi nari hasi. Ishimirimana Ismail Pichu baramubwiye ati wowe uri hasi, turazana aba mediateri bari ku rundi rwego, barabazana koko nibyo. Ariko uyu munsi birangiye Mugira neza Frodouari wavuye muri Kiyovu ari uri gukina hagati. Ubu ngubu rero APR yongeye garura uyu mutaramu kugira ngo aze kwitegura derby. Nabo imyiteguro ya derby bayitangiye. Ejo umuyobozi wabo yasuye abakinnyi, arababwira ngo abakinnyi yo bajanga baba baje kwashaka y'ibyishimo. Ati
ko mutari kubibaha ati tubahembera iki. Izo speech zose hafi ya zose nizitegura derby, nizitegura ikipe ya Rayon Sport. Ikikubwira ko derby azaba ari match idasanzwe, ikikubwira ko derby nihadapfa igisambo azapfa kominari. Ibi narabibabwiye. Current form Rayon Sport iri hejuru. Uko za 11 bakombini Rayon Sport irarusha APR. Rayon Sport narabwiye ko kuri match ya APR ya tariki 7 prime baraza kuba bafite, ni prime itarabaho. Ibingibi ngo batsinda ejo bacyuye 160. Prime baraza kuba bafite kuri match ya APR. Bana abanyarwandakazi, iyi prime iraza kubiri ku rundi rwego. Ni prime nyinshi nziza izakaba hafi mu $1,000 kuri buri mukinnyi. Izakaba kuri $1,000 kuri buri mukinnyi, kuko Rayon Sport iravuga ngo gutwara igikombe kwayo bizingiye, izingiro ryabyo ni match ya derby. Nibatsinda derby nta yindi match bazakora nikosa ryo kunganya. Fazari izara match zose zigaye tuzazitsinda ni ihame. Fazere tour imbaraga zizaba zongerewe, wenda APR izongeramo imbaraga, natwe twongeremo izindi imbaraga. Ariko n'umundi biragaragara ko naho amakipe yose yakongeramo imbaraga, ikipe iri favor kukuba izaba ifite imbaraga nyinshi. N'ubundi ni ikipe imeze neza current, kuko twebwe abakinnyi bacu barabonana. N'umukinnyi uzaza azabaje kwiyintegra muri ekipe gake. Robert Nyaza yagenda amuzana gake. Ariko APR niyo yasubira ku isoko bizaba bisaba ko uje ahita ajya mu kibuga, ko ahita akina. Mu gihe twebwe bizaba ari gake. Abakinnyi bacu bararyoshye bahiye batuye. Ejo narebye witwa Zizi Basane kuranya 4 pomo ariruka aragerayo. Mbega umukinnyi we. Ariko mbivuga Fidel tuzamuga ikindi. Ariko ikipe y'umwaka yari yasize ayidanangiye. Impamvu yari yasize ayidanangiye murabizi, nuko yirinze abapampe, yirinze babanyamakuru bashaka indonke, yirinze babanyamakuru bamuyobye. Ekipe we nanamenye baragenda barayubaka, bazana Zizi Basane kuranya aradunda ni nk'agatenesi. Abareyo rwose nyimubona ndetse mabwira ati uyazatwibagiza witwa Joachim Ojera. Urumva uwo numwe witwa Haji aranyerera, ntago amenya ko ari wa Haji wavuye muri ekipe ya Rutsiro. Ari gukora umwaka yo wa nyuma, ari gushaka fine nshya muri Rayon Sport. Ariko Haji nkurikije uburyo uri kwitwara, ane bro, amasezerano yayagu. Yitwa Ombolenga Fitina, umuvandimwe wanjye. Naho mutari munabizi mubimenye. Ndatangaje, ndarekuye. Ombolenga uzakina umupira ngiye nkuvuge, kuko ngewe nasanze gukina rwose impano ntago zaba zimwe. Nubwo mu muryango akenshi usanga impano zo gukina ugasanga abenshi barazifite, ariko habari n'abatazifite neza. Nayo rero nasanze ntayifite neza. Ombolenga na Kagege Gilbert mukina umupira ngiye nzawuvuga. Ejo Ombolenga yakoze ibitangaza, ntago nanemerutse kubona Ombolenga cenga. Bura Ombolenga reka mbabwire, wenda narababwiye ngo umunsi nzaba nagize 100,000 by'abasaba hangaho umuryango wagutse, nibwo nzagira umwanya uhari wo kubabwira. Ombolenga afata umwanya mbaganirize kuri Ombolenga. Benshi bambaza Ombolenga murasa, Ombolenga nzababwira. Ariko Ombolenga arakina nyine. Mwe hano mukore sabu gusa, mukore sabu tugende twanshene muzabyumve. Waiting ugutegereza kwanyu gushire. Ariko Ombolenga kuva kiri muri APR, inzozi zanjye naho nibazaga ngo uzarangiza kariyeri yawe udakiniye ikipe y'abafana, udakiniye ikipe y'abanyarwanda, udakiniye ikipe y'Imana n'abantu. Ombolenga nawe ntabyo yarazi, ntago yarazi ko bizabaho. Cyo yakubwiraga ngo
biragoye ariko birashoboka. Urumva biragoye ariko birashoboka. Uyu munsi byarashobotse. Ombolenga ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, zahoze ari desire yanjye. Harimo story ndende kuri ibintu bya Ombolenga, harimo inkuru ndende nzabaganiriza. Ariko Ombolenga turavuga kuri performance ye, kandi ngewe nirinda kugira ikintu cy'amarangamutima, buriya Rayon Sport harimo abakinnyi benshi dufite icyo duhuriyeho, ariko nirinda kugira ibintu by'amarangamutima. Niba atameze neza ndazangange mbivuge, kuko Rayon Sport dushaka ni Rayon Sport ikomeye, si Rayon Sport y'amarangamutima. Aho ba Ombolenga dufite ibyo duhuriyeho, aba ba Iraguha Haji dufite ibyo duhuriyeho. Iraguha Haji uyu mukinnyi kuva atangiye kariyeri kugeza uyu munsi hari byinshi duhuriyeho, ariko nanamubwira ngo niba wumva urwego rwa Rayon rwaragusize, emera uzamura ibiganza ujye gushaka ikipe iri ku rwego rwawe. Ariko uyu munsi aranyemeza, abo bakanamugereroje hari byinshi kuva atangiye kariyeri kugeza uyu munsi. Ninge muntu wa mbere wamusabiye ndavuga ngo watubabari ugasohoka muri Rayon ukajya mu yindi kipe, arambwira ati buretse gato, aravuga ati ndacyafite byinshi byo guprova. Uyu munsi biri mu murongo. Abakinnyi bagiye batandukanye barimo ba Rishari barakora ibitendo, barakora gake, baragaragaza urwego tutaruderutse kora muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Umutoza wa Gorerejo yaravuze turetse urusaku rw'abafana rwambangamiye, atari ko Rayon Sport ni ikipe yo kwitondera. Abitonda mwitonde, aboga muroge magaze, amazi ntakiri yayandi. Muroge magaze, muroge maremare, inyanja ntikiri yayindi. Rayon Sport irakubita umwisi n'umugenzi. Ubwo rero derby nguko uko twaje, nguko uko tugiye kuyinjira. Rayon Sport nahoze ntekereza ko tuzaba dufite, turayifite 95%, ku kigero cya 95% turayifite. Ubigisigaye ni ukugenda tukitereka tugategura derby. Imyiteguro yose ya derby, we kora subscribe hano, ni hano uzayikurikirana. Match ya derby live hano tuzayikugezaho, Rwandan Derby live, kandi n'indi mikino igiye itandukanye tuyikugezaho. Kora sub rero, udakoze sub ngo ujye uyikurikirana ahandi uzabikorera ni hehe? Ako nagashya ahandi utabona. Sabone, kora kuri sabone, ibintu bigende neza cyane. Ubwo rero uko biteye ibya derby nuko Rayon Sport ikomeje kuba ekipe mpuzamahanga, ntabwo ikiri ekipe lokale. Ikomeje kuba ekipe mpuzamahanga, ikomeje kuba ikipe ikonvenka. Nukibaza niba bataraza kudusahura abakinnyi, cyonyine nicyo kibazo turaza gusigarana turwana nacyo, turebe ko tugihandolinga. Sikizajya ari nuko uyu munsi Rayon Sport ari ikipe abakinnyi babaye muri condition nziza, ntabwo bashonje, ntabwo kuba umukinnyi yajya muri APR uyu munsi byaba ari inzozi. Byanze bivuga ngo uri mukinnyi wese ngo inzozi ngo ni APR. Uyu munsi inzozi ntabwo ari APR. Rayon Sport nawe yaba inzozi uyu munsi. Rayon Sport nayo ni inzozi z'abakinnyi kuyizamo bitewe n'uburyo ihagaze uyu munsi, bitewe prime iri gutanga, amafaranga iri gutanga, win iri kugira zonyine zo ubwazo zirahagije kuba zakonvenka umukinnyi akaza. Ubwo rero ngayo nguko ekipe yacu ya Rayon Sport nguko kihagaze. Abakinnyi bararyoje, tugiye kujya kuri derby mana yanjye, tugiye kujya kuri derby ibintu ari fire, ibintu ari umuriro. Abanyasenegal bacu bameze neza cyane. Uwitwa Omar Nyingi azaba yagarutse, ari kubaga, ari gukeba, ari igisu, ari sudira, ari ponceze, azayunga kuri Yusudianye. APR rwose nta bwoba, turayitegura, tuzanayitegura. Ubwo rero ngayo nguko uko bimeze, ntago ndabatwara umwanya munini. Ibiganiro byo hano ntago bijya bihagarara, niyo mpamvu babwira ngo mukore subscribe. Utarayikora rwose jya uterekaho, ukibona ikiganiro cyacu gihita ukora kuri sub ako kanya.
kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye mu nguni zose aho waba uri hose bijye bibasha kukugeraho neza cyane mu buryo bwiza bugezweho, amashusho meza, amajwi meza. Uwo ni umwihariko wacu kandi n'amakuru yacu tukayabagezaho mu buryo buri professionnel, buri professionnel rwose, tukabisesengura neza cyane, tukabitereka ku meza nk'abasesenguzi badashakisha. Reka minira ahangaha rero. Ubwo Rayon Sport muri iki cyumweru irakomeza imyitozo. Uyu munsi bagize akaruhuko, imyitozo izakomeza ejo kuwa kabiri, baritegura viziyo. Muri weekend nabwo izaba yatwakiriye kuri ku ngengabihe ya Rwanda Premier League. Iratwereka ko viziyo izaba yatwakiriye kabisa, kuko kuwa gatandatu saa 12 nibwo tuzakina n'ikipe ya Viziyo ya Birungi. Bukeye bwaho APR izakina na AS Kigali. Ni match ikomeye cyane, ni ukumenya nibizahikura ndetse niyo kuwa gatatu. Ese Bugesera iremera gutsindwa match zikurikiranye ebyiri cyangwa irashaka draw? Byose tuzatubireba. Rayon Sport irayoboye 23, AS Kigali ya kabiri 20. Ngayo nguko uko biteye. Aba top scorer witwa top scorer abayoboye witwa Habimana Yves wa Rutsiro 5, Foringanye 4, Tadeyo Maripangu 4, Twizeremana Onesme 4, Boateng Mensa 4, Useni Serafi 4. Hano ba top scorer. Byanga bikunda kuri Viziyo, Foringanye azarara yigaragaje, azarara ashyizemo intera. Turacyafite umwanya mwinshi wo kuzabiganiraho. Reka mbashimire cyane mukomeze mugire ibihe byiza no kuri ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ciao ciao.